menshi yo kuvuga kubera ko nta numva bishobora Imana nishoboza n'umugoroba ndayavuga ariko ndavuga makeya y'ingenzi. Rero nabaje guca mu yandi matorero ntabwo ndayarangije ariko navuze ko nca mu yandi makanisa akayasezera nca mu makanisa abiri ayandi nyuma kubera ko nabonye umwanya wagiye sinibutse nyine kuvugana na Reverend ngo mubwire ko mpaca nzongera bimbabarire. Hanyuma rero ijambo rya mbere kubasezera mwese ari itorero ryacu. Ndabasezeye wenda tusongera turana handi ariko hano muri wade ntabwo bikibaye kuko Runyambo yabivuze ndasa n'uwagiye kandi nzagenda nta mbogamizi zaba. Arabaza bavuga ngo nimba tugiye ngo nitugaruka ntacyo twagize ntabwo twe tuzagaruka tuzagenda. Rero itorero ryacu rya wade mbasezeyeho mwese guhera kuri pasiteri Revera, abayobozi bose b'amadepartema, abakristo mwese muri rusange, ndabasezeye. Imana izasigarane namwe, muzasigara amahoro. Hanyuma ijambo rya kabiri ni ijambo ryo gushima Imana iz'Imana yakoze mu ncamake kuko nitwo bivuga ngo tubirangize. Imana yakoze ibintu byinshi, yakoreye ibintu byinshi hano muri Kenya. Kuri ndavuga kabiri gaheze ingenzi ariko sinabivuga ngo mbirangize. Ikintu cya mbere Imana yakoreye muri Kenya yampaye umuryango. Naje muri Kenya nije nyine. Imana ifite umuryango, ifite umugore n'abana batatu. Cyo kintu Imana yakoreye Imana ishimirwe. Ibyo ntiyabikoreye muri Congo, ntiyabikoreye i Rwanda, ntiyabikoreye n'ahandi, ntiyabikoreye no muri Canada cyangwa ahandi. Aho yabikoreye ni hano muri Kenya. Rero ku butaka bwa Kenya Imana yarashimye kumwubakira habe umugore n'abana. Iryo shimwe naryo Imana iryakiriye. Irindi shimwe nshima n'abakristo nshimira mwese, ndabashimira ukizere mwangiriye kangira pasiteri wanyu. Ntabwo nari nagize kurusha benshi, ntabwo nari mfite ubutunzi kurusha benshi, ariko muranyoboka, muremera ndabayobora mwese. Cyo cyizere ndakibashimiye cyane. Imana ibahe umugisha uhereye ku bakorari ukageza ku bamama, abapapa, ntagize uwo ndobandura mwese. Icyizere mwatugiriye Imana ibahe umugisha mwinshi. Muri iri jambo nanone ndashimira Revera twabanye neza. Narababwiye nimugoroba turi mu nama y'kanisa. Revera nije yarobanuye mbere muri iri kanisa. Twari twicaye hanze yabibwiriye aha ngaha kuri kanisa rya Rikize, turi mu kanisa ka mbere. Nyuma twaje kuja kurobanura icyenda ariko agisha yabanje kubwira. Ariko mbere yaho nanone itorero mwari mwaranizeye mumpa kuba sekereteri w'itorero k'umunyamabanga w'itorero kuva 2017 umwaka urangira kugeza n'uyu munsi. Ntabwo mwigeze munsimbuza. Cyo cyizere ndakibashimiye. Imana ibahe umugisha. Cyo nanibuze cyane Revera twabanye neza, twakoranye neza, bakoranye tukangana. Burya abantu iyo bangana bagakorana biroroshye cyane guhuza. Ariko kandi umuntu mutangana biragoye cyane kugira ngo muhuze imyumvire. Mu ntegeke zanje yaranihanganiye kuko ndazifite. Ntabwo ndi umumarayika kandi nishi. Yaranihanganiye, tuje inama turumvikana. Ntabwo bigeze turushanya nawe. Umunsi umwe
araho nahataga bikanga akamwihorera naje akabomba akanyumva kenshi iri torero uzukuri nkaho yari yararinde kuri benshi ntimwabibonaga kandi ntimubizi ariko mu bundi buryo nkaje bari iri torero kw'ibintu byinshi ntazo namubwira nta kintu nigeze kumubwira ngo cange nta kintu natekereje ngo kimubwira cange ndamushimira cyane umusaza mwiza umugabo mwiza umugabo wumva umugabo uganduka umugabo utanga inama umugabo uzikanisa mu mutwe azikanisa ndibuka tukiri haveste twigeze kwicara umunsi umwe rwa dutegura mirongo y'ikanisa n'ukuntu ikora uwo munsi naratangaye namenye ibindi bintu bisha ndavuga ngo koko hari imyaka umuntu azageramo ukavuga ngo ufite ubwenge uwo munsi nabonye ko ni zero nta kintu nzi kandi nari ngize iminsi mu ikanisa rero ndamushimira by'umwihariko we n'umugore we ijambo ryambabaje ubundi koze yavuze ntabwo nkunda kubika ibintu mu mutima wanje nta na kimwe ngira hari ibintu bimwe biza utobwira abantu benshi utobwira abagore banyu ariko nje nta kintu nabisha umugore wanje ryo urakosa nakoze cyangwa iki ko nukuri arabizi nta jambo ribaho rikomeye utobwira umugore wanje nta hari na rimwe jambo mutekereza ko ni rya nyuma wojana mu bwonko byawe rya nyuma ntaryo nambwisha ntazi kuva mfite imyaka 25 nagambiye kutazabika ikintu mu mutima kuko sinokwikorera umuntu ngo nikorere n'urugo ngombeho nokira pressure norwara ibindi ariko narimbuze ngo ntabwo nakundaga kubika ikintu mu mutima wanje ijambo narivuze ryambabaje hari umuntu ugeze kumbwira ngo baramubwira natutse mukarevera kandi vuba nze yaravyibuka iryo jambo rirambabaza cyane ngo natutse mukarevera ndababara cyane bigeze ahantu batese tudakorana mu mahanga nakuriya no kumuvuga sindanavuga iryo jambo tekereza ko hanzo ibwira uwo muntu n'iryo jambo naringiye kujana ariko ngira umutima ngo mubabaje barubagati nari bashimiye bombi komeza kugukorana neza kucizere batugiriye kintu cya mbere mu buzima ni cizere umuntu kugutekereza akakwizera mubye yatangije kuko yatangiye tutari kumwe naje mvuye muri iri nize ariko aranizera ndabimushimira cyane ndabimushimiye Imana imuhumugisha kandi kiri kuri iryo jambo cyo mbasaba basigaye muzubaherevera muzamwubahe tambuka kuri iryo jambo muzamwubahe kuko abana neza arumva abazasengerwa naragiye muzubaherevera ndabibahamirije n'umubanyi mwiza kandi nta bundi nigeze kubabwira contraire nigeze kuba igihe kimwe ushaka kuba intambara zo duteranya nawe tukarwana ndareka ndavuga ngo reka ndeke kurwana n'umuntu basengeye kandeke kurwana n'umuntu basengeye nje ku ruhande ndabyirinda bishimira Imana cyane uyu munsi kuba dutandukanye ariko tugasezerana Imana ishimwe cyane kandi yumve ko mushimiye bivuye ku ndiba y'umutima ntacyo mfite nomuha n'icyo nomuha ni gito ariko iryo jambo ni rinini kandi nzakuba igihe kirekire yumve ko mushimiye hanyuma ikindi nshimira Imana ndashimira Imana ko yabanye natwe mu rugo natse ko twagize urugo muri Kenya Imana yaduhaye ibyo kurya ntabwo twigeze tuburara Imana yabanye naje nashigikira mu kazi kanje ndayibona turarya turambara tubaho turivuza nta kintu nigeze mbura mu rugo rwanje nta munsi umugore yambwiye mukeneye ikintu kibura nta munsi nifuje ikintu ngo kibura cyo kintu ndagira ngo mufashe dukomere Imana amashyi yabanye naje iranambika n'abana banje tubaho kuri kintu cyose twakeneye kugeza n'uyu munsi mpagaze aha birya bavuga ngo shopping abantu baza basaba nta umuntu asaza amafaranga n'umwe amafaranga nari narakoreye Imana yabanye nanje niyo nakoresheje kugeza n'uyu munsi niyahakora kubw'ibyo Imana yanje ndayishimye yumve ko ishimwe ritambuke mu rusengero Imana ishimwe ikindi cya gatatu
ndashima ko processes yatuzanye kuko muri zimwe za social guhagurukije yaciyemo Imana ishimwe. Ni mu bantu bagize amahirwe vuba yo kubona resettlement ariko iratinda. Nabonye resettlement mu mwaka ariko irahagarara imyaka myinshi, iratinda, tugenda dushiraho abantu n'umugore bene ibyo ngibyo biratinda pe, ariko ibyo byose ntacyo byari bimbwiye. Naje kugera muri ambasade ikibazo gito cyambangayikishije cyane kuko ntazi Icyongereza, abantu bene impapuro zo kuzuza ngo barangize kuko ntazi Icyongereza nja kuri sideri imwe mbiha umuntu ngo abinuzubize, muzi ko tuzatwakana ngo sinigeze n'umusirikare sinabaye iki, ngo arangize we kuko ntazi Icyongereza naketse ko ari abantu muri bya bihugu byo hakurya tuvuga ururimi rumwe ushatse kungira nabi we ngo arasobanura ngo baravuze ngo se wigeze umusirikare ndakantoya kandi koko sinigeze ko umusirikare n'umunsi n'umwe, warangize waruzuza ngo nigeze kuba umusirikare. Abyujuje rero zabaye ibintu bibi. Yes, Imana nibiye Imana barabaza ngo se nimba wemeje ngo wabaye umusirikare igihe ki? Aja Musa aruzuza arandika nabaye umusirikare ashiramo igihe kiri umwana ngo nabaye umusirikare afite imyaka 5 uzamura. Arabyoheza ngo abyoheze ambasade impareje yitwa ngo ni reje iri itari total, reje iri no vuga ngo nika yagateganya kuvuga ngo bisobanuro byawe nibitatunyura tuzakoresha. Babyohereza muri UN, barampamagara barambwira ngo twanyuzwe n'iri jambo n'iri. None rero kesi ya ubundi hari ifite twayigaruye muri ambasade muri UN, ugende UN kubaza ibibazo tuzagaruke. Nditaba ngo nshikeza nkura bamfatiye umuloya w'umuhinde arambaza tese ndahitanga ibisobanuro wabaye umusirikare kuko utabivuze hano, ndabisigura byose. Ijambo rya mbere sinzi Icyongereza, ijambo rya kabiri nta muntu yaba umusirikare afite imyaka 5. Ibisobanuro yari interview ndende arabisobanura, amaze none wabisinyiye iki? Ndamubwira ngo nasinye kubera ko ndabyumva kandi koko yaransomeye yambwira uko Imana irabikora mu minsi mikeya birakunda. Imana ishimwe. Bisubiyeyo zane kanabonye email ndi mwanyarwaka ari njyanye mu ntebe muyiwe, bona email ambasade iranandikiye ku kesi yawe nta kibazo ifite, ushobora kuza uga processing. Ariko ijambo ryanejeje buri ibibazo byose nibiza timukaza mugira ngo ibibazo, hari ibibazo bimwe biza bifite ibisubizo, biza bije kuzana ibisubizo. Kujya kesi y'umugore yari isa n'ihagaze, baranze kumutuma bakandira mu musige, ariko icyo gihe bayigaruye saba umugore umwe ukora hariya arabifasha bisubirayo bijanye. Cyo nacyo kirashimisha Imana ishimwe cyane. Birakunda biziraza turabyara irasibira, mwese murabizi. Rero nshimira Imana ko dufite visasha yo kugenda. Imana ihabwa icyubahiro. Umunsi w'ejo saa 10:00 tuzoba duhagurutse Kenya, tuzoba duhagurutse Jomo Kenyatta. Rero shimiye Imana ko urugendo natangiye muri Kenya Imana yarwemeye karushikira kabagiyeho nifuje kuja. Imana ishimwe. Kana ku musozo rero ibindi ndabivuga nimugoroba ni nibyo. Ndagira ngo nshimira abantu babiri ni marasozi. Ndashimira abavandimwe bavuye hatandukanye. Ndabona hariya Nyamatungo na muramu wanje hariya haguruka kejo. Uriya ni muramu wanje wa mbere nagize namenye. Nguwo nashimye cyane kandi inshuti yanje. Ndashimye ko waje na muramu wanje uri bombi baramu wanje na Nyamatungo. Haguruka nawe Nyamatungo, haguruka. Imana ibamukisha, ndabashimiye cyane uza kudutera iteka. Ndanezerewe cyane. Ingera hanze nzabuhereza ifaranga ndeke hasi. Imana ibamukisha. Hanyuma ndashima nanone kubwa chairman Bigira Umwami nawe nahaguruke. Imana ibamukisha. Yasize itorero umuhagarare, yasize itorero yasengeragamo niwe chairman wa Kitengera.
abantu bamwe baza bashana babana no sawa ndagushimiye cyane Imana igumugisha uyu ni umuhungu wanje Imana yo mu ijuru ugasanira kazabe mwene data se neza n'ahaduruke ndagushimiye cyane mukuru wanje Imana igumugisha kuba wahisemo kuza ngo tubane kandera iteka ndagushimiye cyane kazabe mwene data gakunzi ahaguruke uyu nawe ni mukuru wanje ndagushimiye cyane uza kwifatanya nanje Imana igumugisha aba bantu ni inshuti zanje tuzatuvugana cyane je sinabonye uburyo bwo guhamagara bahamagawe na oncle ariko iyo bareka bari mu bantu naje kubabazwa nabo reka nsabe Muyomba nanone ari so kurumoni ahaguruke uramuzi kenshi mu bintu bya hano ndagushimiye cyane kuba waje Imana igumugisha gasanirwe n'Imana inshuti yanje tuzatuvugana isogokuru ariko kandi mufata nka Muyomba kuko ibintu byose n'amakwe dufite yacu y'abagorora nzamutumira kandi akamperera Imana kugasanga ndashimye kuba waje kansabe nanone mukuru wanje Apotre Kalibata ahaguruke ndagushimiye cyane uzukuri baravuganye naramwihamagariye ngira ngo tuzokunda kubera inshingano murabizi ariko kwigomwa bira byose ukaza ndagushimiye Imana yo mu ijuru kompera mugishanisha ndashimira nanone Oncle Heri n'abandi bagorora tubana hano ubana naje Oncle niwe wambarije umugeni niwe wahagaze kadati ibintu byose byinshi imanza zose nagize zireba umuryango wa Rugaju n'abarumuna banje niwe wazihagaze ndagushimiye cyane Imana igumugisha ndashimira sogokuru zo kurishima Imana cyane wa sogokuru uyu munsi ahumeka sogokuru yarapfuye ndabibona ko apfuye urupfu mbona ko yapfuye cyarangiye ariko Imana yaneretse kwigiza imbaraga ko dutandukanye birangiwe mu nzu mukumbabaza prensa abandi bose ariko kuba yabashe kuza mwitorero uyu munsi tukaba turi kumwe ndabishimye cyane Imana igumugisha umubyeyi wacu niwe data muri byose aba w'imfura mugatarobanura sinabona icyo muvugaho ariko ndamushimiye hanyuma ndashimira umugore wanje nawe mu gihe twabanye hano gitoya aza bavuga ngo abagore bazabagera hanze bagahinduka ndabitegereje kureba uko azotangira ndamushimira n'ukuri twabanye neza umugore wubaha umugore wumva umugore uyoboka hari abagore bazabana kuyoboka abagabo bakavuga iki nawe bakavuga iki ko ntacyo ndavuga ngo agipinge kandi n'ibyo muhaye ngo abikore azakubwira ngo nanone wewe ngahwe bikore kuko hari abagore bahari bazavuga ngo abagore ngo muzamu duhahaza bamubwira ati ngaho iki kintu noneho genda nawe gitegeke nanone azaga kwakubwira ngo ngaho genda ubikore ndamushimiye cyane babanye neza uburyo bwose namushatse bigoye murabizi benshi ari mu ntambara nyinshi ariko turashingirwa Imana iraduhira turabyara ubu ngubu turi umuryango munini usa neza Imana imuhumugisha mwinshi cyane ndashimira abashiki banje ndabona hateranye umwe nahaguruka umutima ukeye uriya niwe mushiki waje mukuru mwacu uriya niwe nkurikira ubwa kabiri nibwo mubona mu ruta ndamushimiye cyane yishyuye indege 500 kugenda no kugaruka amadolari 500 ni menshi uza kumusezera gusa nabihaye agaciro nta kindi amaraso yokora uretse cyo ngicyo ndagushimiye Imana igumugisha ndashimira bofu Diedone nawe haguruka twarahagararanye mu bintu byose niwe no gutekera imizigo n'ibintu byose agize iminsi 3 yakombira ngo agize iminsi 3 atarya niwe wari kubikora ndagushimiye Imana igumugisha ndashimira abakoraniye ndabashimira twabanye neza nawe narabayoboye twakoranye munkunda numva kwisanzura arabakaza banandikira kanandikira ngo turagukunda ngo ndagukunda nabura nukuri ndashimira ikorari ya Hemani Imana ibahumugisha ndabashimiye cyane turi kumwe tuzakomeza dukorane ndashimira abagore barayobotse narabayoboye amezi menshi iminsi yose kuvirikaniza ryatangira nje wayoboye abagore n'abakorani ndabashimiye abagore igihe Nyarwaka yayoboye igihe Nyambibi yayoboye twayoboranye neza abantu bashebangisha inama amategeko nta mugore wigeze gushaka kuzamuka ngo ndamutegetse ndabashimiye abagore Imana ibahumugisha ndashimira abayumbe nababayemo ko bakangisha inama kubera ko anje wari umusore nabimwe bitari inshingano zanje bakabikumira kanera ikicubahiro uhereye ko nishimiye Imana kageza ku bayumbe bose ndabashimiye Imana
na Sabina na uyu hajya yitwa nde natsikamira izina rye nabigeye mukakigongi ndabashimiye narabategetse nakaza muhamagara ngo ngwino narabategetse nkakurya sinovuga ukuntu nabategetse nta wigeze anganira ngo nimubwira ngo gira gutya nakaza ngera mu magoya mu gategeka sanga amafaranga ntimeze bya mwanditse ifaranga zo gukora iki niki zukuri barabyubahirije ndabashimiye cyane Imana ibahumugisha kuganduka uzonsanga usongera tubane Imana ibahumugisha nja gusoza amagambo abiri mvuga mugora avuge ndagasabira gukundana kwitorero Bibiri zivuga ngo hasigaye komerere mu mbaraga z'Imana no mu bushobozi bwayo mukundane tubasigiye ikanisa ryuzuye ikanisa twatanze amafaranga twaraburaye twambaye nabi kugira ngo twubake ikanisa rise neza rimwe uko rimeze zadutwaye amaraso menshi cyane tubasigiye ikanisa ryuzuye ntituzumve ko hari umuntu wakuyeho ibatiro ntituzumve ko hari induru zabaye mu ikanisa iri kanisa tubisize riruzuye risa neza intebe ziruzuye ejo bundi twarabiharaniye itorero intebe ziruzuye twari dufite intebe zituzuye sisi kanisa ryuzuye nta kintu ribura ndabasanze kubw'imbabazi z'Imana mwabagabo mwe namwe mwabagore mwe tanduru tukumva induru mu kanisa ndabibasabye tumuzasengera ikanisa twararyubatse bitugoye haze haba ubworohera intambara ndazo gushaka mu kanisa umuntu uzaza wumva tumva ikintu azasohoka asiga amahoro mu kanisa ndabasabye hari ibyo twaharaniye kugira ngo kanisa rigasenyuka hari aho twaciye kugira ngo kanisa rigasenyuka byadusabye ibintu byinshi rero uzoza wumva ananiwe azajya asohoka ariko mureke gutera imvururu mu kanisa ndabasabye ndabibasabye n'iryo jambo mbaraza intambara mu kanisa ntituzazumva amakimbirane ntituzayumva uzaza wumva ananiwe n'umuryango we azakingira umuryango asohoka ntiyazaba ibindi nyuma yacu ndashimira sogokuru mureta nahaguruke yavuye muri Kongo ndamushimiye cyane n'umuhungu we Birori ni data wacu nahaguruke n'abantu benshi bazi Birori batamuzi Birori ni inshuti yanje magari niwe muntu dushobora kuba tuvugana kenshi kurusha n'umugore wacu kuko tuza tuvugana nijoro umugore yari atandukanye twese uzazorara kuri telefone ngahamagara Birori tukavugana isaha igashira credit yanje igashira akaguri yiwe muri nta munsi urarenga tukavuganye na Birori kuva tugeze muri Kenya ndagushimiye cyane babanye neza ndagushimiye Imana gasanga reka nshimire sogokuru wavuye muri Kongo umunsi ukaza yaje aje kwivuza Imana iramufasha arivuza arabagwa arakira turabishimira Imana uyu munsi kuba waje kudutera iteka tukaba turi kumwe nawe Imana igumugishanisha twanezerewe cyane niwe sogokuru duhagara abandi benshi bamaze gupfa n'abandi babiri bakiriho mwari muri Kongo ndari mu Rwanda ariko wari kure cyane niwe Imana yazanye biranshimishije cyane Imana igumugisha rero ndaza kuvugira indi jambo mugora arangije kuvuga kandi wavuga Yes, sure. Ndabanje gushima Imana kuko yaduhaye igitondo cyiza twebwe twese barashima ndaza kubangukanya ntabwo n'indi bikabyumira gufata akanya nk'uko nabivuze Imana yaduhaye igitondo twiza imiryango yacu abantu barongaye mu gikura cacitse Imana ishimwe kandi ishimira Imana ndashima Imana yuko twese turi bazima hari ibirwara byinshi za gripe zifite imbaraga ariko ndashima Imana yaduhaye gutera amabangana gutya Imana ishimwe nibuse mu magambo y'ubu hari utuntu nagiye nandika kuko iyo umuntu ahagaze hano hari biza biza kumucaho ikintu cya mbere ndashima Imana abanye natwe mu gihugu cya Kenya mu gihe cy'imyaka maze imyaka 6 nubatse ariko Kenya imaze imyaka 7 ndashima Imana yabanye natwe muri icyo gihe cyose Imana ishimwe nageze muri Kenya 2017 mu kwezi kwa mbere ku itariki 9
ashigiye Kasarani ubwo ngiye kuja mu mateka maremare ariko ndaza kubanguka n'amahindi. Namaze amezi 10 hano muri Kenya ndashaka ubuzima bukomeye Papa Junior yavuze, reka njye mvuge ko ntabwo naciyemo. Amezi 10 namaze mu rugo nta kazi nigeze akora, mbese imyaka 20 maze muri Kenya bavuye ntarigeze nkora n'umunsi umwe. Amezi 10 namaze mu rugo basaza banje nibo bakoraga na papa, ntabwo nigeze nkora. Maze no gushakwa bibuka nuko Junior yabisezeranyije tugiye muri fiyansa, yarambwira ngo ntabwo uzakora uzorera abana igikoni uzotubwira abana uzaba umurezi uzutunganya n'ibindi byo mu nzu. Rero mu byo nza gushima Imana nta kuvunika njye navunitse, nta gitenge nahetse, nta protector nahetse, mbese nta kazi nakoze. Mu byo nza gushima Imana ndashima Imana ku burinzi bwayo yaturinze mu gihugu cya Kenya, njye n'umutware wanjye n'abana. Imana ishimwe, Imana yaraturinze twubakanye na Papa Junior ku itariki 29 z'ukwezi kwa 9 2017, tariki 20 z'ukwezi kwa 6 2018 Imana iduha umwana wa mbere. Numva naho ngaho kwaguka kwacu kwahereye 2018 ukwezi kwa 6 ku itariki 20. Muri gusa ndashima Imana yaduhereye buri kimwe cyose muri iki gihugu, yaduhaye imibereho myiza, yaduhaye kororoka, yaduhaye abana, yaduhaye ubuzima bwiza biciye mu Mana na Papa Junior. Imana mu ijuru ishimwe. Sinigeze ngira ubuzima bubi, nta kintu nifuje nabuze mu by'ukuri, yaba ari umwambaro, yaba ari icyo kurya, yaba ari ibi byose abagore bakenera, ntaco nakeneye ngo nkibure. Bageze abwira Papa Junior mushaka iki, yaba afite amafaranga ukayampa, yaba atayafite akampa igihe akabikora. Ndabashimiye. Ijanye n'ubuzima, ikindi mvugaho Papa Junior namushimira cyane. Mvuge ngo umugabo wabashije kwita ku rugo rwiwe uko bikwiriye. Ni ukuri pe, nza nibuka tugishakana nibwo yari agikora biri dipu, mbese bifite imbaraga byimbitse. Hari ubwo yakiza ava mu nzu saa 10 agiye isiri, ni ukuri kumaza mumbona sigira amasengesho menshi, ariko muri make yambwira Imana yakiza inova. Ubwo Papa Junior yakiza asohoka akambwira ngo nzi kukinge narebe hanze kutuha, mbese kabona haracari nijoro. Gafata isengesho rigufi nabaho, Mana uzundindira umutware mu muhanda, nyagenda mu kazi. Yakiza nsenga mu masengesho magufi uko asohotse ayo masaha. Rero Imana yaradufashije muri buri kimwe cyose, ubuzima, imikorere, utuzi byose. Bishimira Imana uburyo yabiduhaye cyangwa uburyo yabidufashijemo. Imana ishimwe. Ikintu cya kabiri nicyo narivuze nacyo nagishize muri ico, Imana yaduhaye abana. Mu myaka 6 twari tumaze twubatse dufite abana 3. 2018 nibwo twari dufite umwana wa mbere, 2020 twari dufite uwa kabiri, 2023 twari dufite na kabiri, twari dufite uwa gatatu. Urumva ko mu migisha Imana itanga ntacyo Imana itadukoreye. Imana ishimwe. Muri ibyo ngibyo narivuze n'ubundi Papa Junior ndashima Imana yamurinze, tukaba tuvuye muri iki gihugu nta bumuga afite cyangwa nta kintu kigeze kumubaho gikomeye. Papa Junior azagendera mu binyabiziga kurusha abandi bantu bose. Azagendera kuri moto, azagendera mu modoka, amajoro, amanywa. Ariko ndashimira Imana yuko nta bumuga avanye muri iki gihugu, nta bajura bamukubise, nta mpanuka yakoze. Uza mbishimiye Imana.
Imana yo mu ijuru ibishimirwe. Ikindi ndashima kavuge ku cya processes mbona gusoza ku bindi. Ibintu bya processes njye ntacyo nabivugaho kuko ntacyo mbiziho. Ukuri guhari na kesi namba yanjye ntayizi pe, ntayizi. Uwo yimbaza ubu nyine utarebye muri telefone ntayizi pe. Nk'uko nababwiye nageze hano 2017 ibipapuro by'igakuma, abantu ba mbere bafashe ibipapuro by'igakuma ni Macu. Twabifashe ku itariki, twagiye kuri bane ku itariki, twageze hano ku itariki 9 tujya kuri hano kuri 11. Tugezeyo tubwira tutarakora ngo badusubize ngo buce tugaruke dusanga batangiye gutanga ibipapuro by'igakuma barabiduha. 2017 n'umunani n'icenda nariko ibigakuma. Uburyo Papa John amaze kubona muri settlement aje muzo kumpinduriza kugira ngo azosige de Nairobi. Abijamo birakunda nta mafaranga atanze, birakunda bakuriga kuma banshira Nairobi. 2020 ndakeka nibwo yatangiye processes yo kutwishiraho, kandi twishiraho ageze kure, yari muri ambasade. Ubundi yajyaga avuga ko nyine tubana kwa kundi muza muvuga ngo umwari w'undi uwabo ngari iwabo, niko twari tubana muri we. Ariko 2020 nimba ntibeshe cyangwa se na rimwe nibwo yamuwe kugishyiraho, kandi agishyiraho yari muri ambasade. Burya hari ikintu umuntu aza gushimira umuntu, kandi umushimira nko ku kintu cyane uburenganzira bwe kugikora, biza bisa nkaho ushizemo amarangamutima menshi cyangwa se utundi tuntu. Ariko ndashimira Papa John n'ukuri, kandi nishika muri Canada ngatangira gukora, hari impano nzamugenera. Sinshatse kubasetsa, sinshatse no nzamugenera impano kubera ko yakoze ikintu buri wese atokora pe. Uvuga ngo kandi uwo munsi bari bagiye bitabye na ba mukecuru babahamagaye, aragenda arareka nyina na barumuna be barakora, ngo iyo aje gukora aravuga ngo hari ijambo afite, ngo niba bamwemerera gukomeza bakomeza, kandi niba bamuhagarika baramuhagarika. Aravuga ngo hari umuntu afite kwishira, bamuhamagaye gukora muri ambasade. Uwo munsi bahita bamuhagarika. Ibintu byanje hatarajamo ibi bya hatasabye ko tuhagarika akana kacu gato byabaye mu mezi 2 gusa cyangwa 3, ntabwo yarenze. Uwo munsi mvuga haciyemo iminsi mikeya cyane, barampamagara. Settlement nayikoreye kuri telefone, twicaye mu nzu, baza bambwira akabanza ngakuraho telefone kamubwira ngo mbajije gutya, akayisubiza ngasubiza. Nta musambo n'umwe nasanze muri we, ni habe n'umwe. Settlement nayikoze iminota 56 itageze isaha. Kuri telefone bakambaza, akabwira ngo subiza gutya, subiza gutya. Nako tabira by'abandi by'ama-interview muri settlement ntabwo nigeze ncamo. Niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo na kesi namba yanjye si myiza. Ndabimushimira cyane nubwo byari uburenganzira bwe, kuko ndi umugore we byari ngombwa ko abikora. Ariko kandi ndabimushimiye kuko si buri wese ushobora guhagarika dosiye. Zanibuka tugishakana yakeza bwo gukora settlement, agahamagara Nyakanta, uvuye gukora Nyakanta aho mu kindi cyumweru nakamamagara nawe nakoze. Ariko imyaka Nyakanta amaze hanze ni myinshi. Urumva yirengagije ibyo zose, kandi akora wenyine muri iki gihugu, agowe gutyo, yemera kuzadutegereza. Ndabimushimiye, ariko hari ikindi genza bimushimira kandi nkabimugaragariza mu mpano. Icyo ngicyo kivuyeho, Imana imuhe umugisha. Nyine kuri icyo ngicyo ndashimira Imana iducira inzira. Ku munsi wari uyu biriya byose byagiye bisibira, Imana ikaduha gutwita twari dufite urugenzi, bikagera ku munsi wo kugenda bakaduhagarika. Ibyo byose byari mu mugambi w'Imana, kandi uriya mwana uzari ngombwa ko azabukira muri Kenya. Ndashimira Imana yaduhaye Hadasa,
ikamuduha muri kiriya gihe nyine iby'abantu baba bakeneye n'ibyo imitima iba ishaka cyane tuzagirwa ariko Imana iduha umwana kandi abaho. Imana yo mu ijuru ibishimirwe. Kuri uyu munsi ndashimira Imana iduciriye inzira tukaba tuzava muri Kenya umunsi w'ejo. Bishimiye Imana yo mu ijuru ibishimirwe. Yego, hanyuma ndashimira abantu nagomba gusubira mu bintu byinshi kwa John yabivuze. Nawe ndashimira Revera n'ababyeyi bacu bakarubera kuko abandi bose barashamikiye. Ndashimira Revera ndashimira Revera ni umubyeyi mwiza kandi uzuresha n'umuntu wese uko angana mu myaka yiwe. Ndamushimiye Revera, ntabwo nabona uko namuvuga. Burya hari igihe uzubura mu muntu mwiza kubera ko iryari ijambo rusange ikintu nticumvikane kuko kiremereye muri wewe, ariko Revera ni umubyeyi mwiza azaja kukugira inama mukaresha kandi ari mukuru. Revera ndangana n'abaherezi biwe yenda, ariko ndamushimira ku nama ziwe yaratwegereye cyane kuva atugiriye icyizere cyo kuduha ubuyobozi. Yagiye atwegera kuko twari batoya kandi duhabwa inshingano z'ubupasiteri tukiri batoya, ariko Revera yaratwegereye atugira inama, atwigisha gusenga, atwigisha kuba abakozi. Ndamushimiye. Ndamushimiye ariko Revera agira ubukristo, agira amasengesho, ariko agira n'impano y'ubuyobozi. Burya hari uwo umuyobozi ariko nta mpano yabyo agira, ariko Revera agira impano y'ubuyobozi, akabiherekeresha amasengesho, akabiherekeresha guca bugufi. Nakuri ndamushimiye cyane, ni umubyeyi mwiza, ndamushimiye. Kandi ndashimira abakristo bacu bose muri rusange, abatari bakuru, ababyeyi bakuru, abakecuru, abamama batoya. Ndabashimira mwese kutugambukira. Ndabashimira, Imana ibahe umugisha. Kandi ndekera aho ngaho, ariko amagambo nari nanditse ijambo rya munani reka ndisimbireho. Imana yatondekanije ku murongo ijambo rya munani nagira ngo mubabwire. Mukundane, na Papa John yabivuzeho. Mukundane kuko hari urukundo, hazaba ibintu byinshi, hazaba amahoro, hazaba ibyishimo, hazaba umunezero. Abakristo baba badusaba gukundana, abatoya n'abakuru. Navuze ndaza kubashimira nimugoroba, ariko iby'ingenzi byari ibyo ngibyo. Nubwo nimugoroba bashobora kuvuga muvuge cyane, njye nta muntu w'igiti cyo nashimye, wenda ndaza kubikora nimugoroba.
ariko ibyarebaga abakristo b'abandi ibyo ngibyo ndamara nambabarira nibwo numvise yaba ari nyine nari ntangiye baye kuvuza hari umuntu ndashimiye eme yasenze eme umwambie aingie mugirazi mshimire wale bakobwa na wale bahungu bavuye Giturayi Magoke Magoke na sore na Magoke ni bakiri yatasha sore aba bantu ndabashimiye Imana ibamugisha aba bana ndabakunda kandi manuzohereza ifaranga zanjye nuko muri batanu wewe muri batanu mwigana nzohereza ifaranga bambere ndabashimiye abana twarataramanye nage bavuga butuma ahantu basiga insengero zabo baraza turataramana mwongeye kumbera iteka muraza njanye ibyishimo Imana ibamugisha Imana ibagasangira nzabazirikana kandi nzabaranga mwese uko mungana nzabarangira abahungu bo hanze abarangira abahungu bo hanze kandi iyo mpano ndayigira yo kuranga no gufatisha uwo wa mbere ndashimira familia nshimira Imana ni familia nziza twabanye n'abaturanyi banje beza nyafura hari hehe nashimira Imana nibahaguruke nashimire kuri yeme ikintu kibi nabivuze umunsi biri mu kiri wanje ni umuturanyi mubi iyo ugize umuturanyi mubi uzugira akaga kazuba amagambo ngaya ibiki ngibi ngo mugira umwanda ngo mugira gute abibi imboga abagira gute ibintu byinshi ndabashimiye twabanye n'abantu b'abakristo twabanye n'abantu beza uretse umuvukana ngo turavukana twabanye neza abana banje basigara mwanshimira Imana kumva ari energy yashaka uko bimeze kose uko bisa kose yakazambira ko abana basanga ibitorero mwo kwibaza ngo se ndabasigira iki kuko abantu benshi bariko bibaza habe nanje navyibajije ngo se mbasigira iki wowe babaza na murahitamo navuze ngo ndeke kugira icyo mvuga kuko iri ni kanisa ryaje ni kanisa mureke gutekereza ngo ndagiye ngo kuriya ngo agiye ngo arabi ntabwo ngiye he iri ni kanisa ryaje nshobora kubabwira ngo nzogishurira umwaka n'uwundi ni ryanje none mureke kubabwira ngo nzobahera 50 ngo nari nategeka nzosiga amafaranga ariko amafaranga agenda baba kugira ngo mbabwire ngo mbahaye 50 muje kubishaka ni bito ikanisa ni ryanje muzobura renti mpamagare nibahe mureke kwibaza ngo yabasigiki n'ababaza mubabwire ngo yafashe ikanisa ni ryanje singisize singita zorimenya kutangiye nzorikorera ntawe wibukije nzorisapotinga nzorikorera ibintu n'iryanje nta wundi babwire komera ngo mvuge gutefura komera ngo mvuge iriheja n'iryanje none ukuyabana nisize umugore navugaga ngo mwambwiraga ngo vuga icyo uzoha umugore wawe zose sibye mu by'ukuri uzorisapotinga ntawe wibukije uzorikorera ntawe ubwiye kuko amakuru yanyu doza nakurikirana mu gitondo na nimugoroba ndacyari yadini zoguma byadini no hanze zoshiraho n'abandi dusengana ni ukuvuga ngo mutuze mwese mumenye ngo mufite sponsor wundi ahari yayo cyane mumenye ngo mufite sponsor tuzajya tuvugana nayo tamu ibikorwa binini tuzajya tuvugana nayo tamu n'abadafite ubushobozi butandi ariko turaba pasiteri bareba itorero batatu yo tamu na reverananje nta wundi mupasiteri urasengera n'abazoza n'abana tuzarikorera tuzarisapotinga kirizakingwa n'amakarazojamo mureke wasiwasi ngo mwari n'imitezo n'uwajamo zose nzabikora zose nizanje ntabwo zosigara kurya nabikorana n'ubundi mutambwiye n'ubundi nzobikora niyongereye ubushobozi zokora cyane rero nama mutuza no mumpanga amaso gusa muzamubaza hashize ngambe ariko byose tumutegereza nyuma y'amezi 3 nanje nishika hari zoba nditakindu ariko nyuma y'amezi 3 umunsi uzofata ifaranga z'aba bana ubwo nzotangira gukora habaha rero muzaza mubaza mbese pasiteri yavuze abikoze kanisa ryaje kandi nzabakunda nzabasura abazadusanga tuzabishimira tubane
ariko nk'itorero musize mu bizangarura hano muri iki gihugu cya mbere sogokuru abaye Imana imuhaye ubuzima no kumusura no gusura itorero ryanje. Ivyo bintu biri byo njanye ku mutima mbasize nzobasura simbasize zamana kadogo igipapuro cy'uruzinduko zama nshaka kiri ku kibuga cy'indege gishika zama mbabura ngo numpe travel document ufite iki sisi kanisa. Rero rwose kanisa niryaje ko revera musigaranye nanje nubwo ngihariya ko niko turi kumwe. Imana ibamugisha abakristo beza mwese ndabashimiye kandi nzabakundira murakoze cyane. Okay, nimwe mwicaye hasi turanga kubaza. Reka dukomere Imana na Sheikh Ubwabishimwe. Twihuse rero tugiye kuja mu zindi gahunda. Hano amaze gusezera pasiteri w'itorero. Reka mbere yuko dufata gahunda yacu reka nsabe muzehe pasiteri sekuru aze yambwiye ko avuga iminota ibiri kuko arambwiye ngo wenda nyuma materaniro ya nimugoroba bashobora kuba adahari atazaba hari rero ubwo nyine ariko izuba zaba reka rero avuge ariko mwihangane zacu bisigaye n'ibikiriya turavuga twihuse. Urakoze pasiteri kuduha umwanya dushima Imana kuko yatuyoboye mu kuzinya tuzabe gusezerana pasiteri Gasore. Twabinezerewe cyane kuko agiye kugenda nyine kuko yagenda Imana yabimuhaye natwe tukiri hano nyine twaje kubasura ariko baramusanye ahantu nyine bari bavuga ngo bari bagiye kugenda ntibagenda barasibya. Aho njyewe nabashima Imana kuko iyo bagenda sibababona na nyina wagiye sibabibona ariko Gasore Imana yewe uko mbiye kumubona n'umuryango wiwe ndabishimiye cyane kuko uyu munsi turi kumwe ndetse inambesheje rero kubona abandi ntari nabona nabonye gusa mushiki we hariya niyo nano utamusare mu Rwanda simpagira kuko kugera ku muryango wose biragoye ariko nshimye Imana kuko uyu munsi nyine ngiye kubabona kandi ubundi kandi nshimye itorero ryabonye ko Gasore apiye gukora umurimo w'Imana rikamwizera rikamusengera akaba yakora umurimo w'Imana aha cyane ahanini n'itorero ry'Imana. Ahantu agiye kugera arangiza niyo nagukanye bakumbwira ngo nubwo agiye iri n'itorero ryiwe ryamusengeye. Urabona abakozi gusengerwa ukaba mu itorero ryawe ntari ikindi kintu uzurigereranya kuko ari abana bawe wabyaye mu butumwa ntacyo nta kindi. Urabona haba ntabwo tukiriya muri Kongo dufite itorero abana barahamagara buri munsi ariko wasubira kureba itorero kandi nuko benshi bagiye ukumva birakomeye cyane. Nawe Gasore cyo kukubwira n'umunsi wa none uraye icyitegererezo. Pawulo niko yandikiye Timoteyo ngo tw'icyitegererezo mu bizeye nubwo iriya Imana biguhaye iri torero nuko ryibagirwa nicyo twokuraga bivera muzakorera rigira mwahoraga mukorana muranahamagara iminsi yose uwo murake nanjye ndabukwifuriza hamwe na rivera muhaye gushima wabakoreye umurimo n'ubwo yaje gukora umurimo n'inshingano zanyu kabisa. Imana ibamugisha Imana ibarinde cyane nishimiye kubona umuryango ni ukuri wa Gasore nabishimiye Imana cyane. Ndabona ngo nanone ahanini cyane nshimiye itorero nticyabagukire n'uko tugihaguruka mu muryango wacu ariko nishimiye kuko nshimiye itorero yakuzirikanye ikabasengera hamwe n'umufasha wawe ukamuhaye mukora umurimo na n'uno munsi mukaba wishima baguha umugisha nabo kandi basigaye. Imana ibagirire neza, Imana ibamugisha. Okay. Reka katuvuganye amagambo yigufi cyane. Reka mpamagare bodi batambuke hano abo muri bodi bakorana bose baze hano. Muri bodi muze ahagarara hano
ya reka mpamagare ndabona Bodi yaje kandi umwe muri Bodi ni umuyobozi w'abagore kandi arahari yahagurutse gukora zombi. Reka mpamagare umuyobozi wa korali, perezida wa korali nawe naze atambuke guhagarara hano. Hanyuma rero nta kindi turi buvuge, ndaza kuvuga nyuma y'abantu bose. Amashimwe yanjye ndaza kuyatambutsa nyuma y'abantu bose. Ibyo ndi buvuge ndaza kuvuga nyuma y'abantu bose. Ariko hagati aho ngaho ndasaba bene data bari hano, hari umwe uvuga mu rwego rwa Bodi, undi aravuga mu rwego rw'abagore, nanone haraza kuvuga umuhagarariye korali n'abayumvi nabo baraza kuvugamo gato. Bose muvuge gahoro duke kuko ntumwanyiriza yose. Hanyuma naje ndaza gufata umwanya wanje wa nyuma mvuga nsoje, kandi Imana ifashe ubishobora. Murakoze. Reka uriya mwana aze ariwe anza, narangiza Ndizera avuga, narangiza hanyuma Ndizera avuga nyuma, narangiza Kurugenzi aravuga, Nshimiyimana avuge, Ndizera azavuga. Murakoze. Turashima Imana ko duhagaze hano turi gusezera Pasiteri Gasore. Imana ishimwe. Mbere y'uko ngicyo mvuga reka nsabe abo dukorana muri korali bazaduhagarara niko kwiza. Nibahaguruke rero twihute. Turashima Imana bari batamuhome mvuge. Turashima ko Pasiteri Imana gucira imbere akaba yagiye. Imana ishimwe. Twakoranaga n'abaturera korali, twakoraga ibintu byinshi, n'ikibazo mfite nuko agiye kugenda, kandi igihe twaba tumaze amezi 5 dukorana, twaba tumaze kumenyerana, mubwira ibyifuzo bya korali akabyumva vuba, akagera n'aho tugira inama, rero nkamubwira ikintu cya korali yewe akageraho agira inama y'uko tubikora. Mu bijyanye na amplifier twaba dufite kubikora ka korali cyo kweraho cyane, ariko kubera ko Pasiteri abitekerera vuba ahita bidutekereza tubikora, aranabidufasha abatwara igice kimwe cya korali. Ubwo rero turagushimira Pasiteri, Imana iguhe umugisha, kandi naho ubwiza ukomeze tuzirikane nka korali. Nushikaza duheze nimero yawe, icyo korali cyose tuzakora tuba tuguhamagara udufashe. Kuri ubwo rero uje twadukoranye igihe gitoya, reka mpeze babahishe n'abari bakoranye igihe kirekire bavuge umunota umwe kugira ngo dusoze. Dukoranye igihe kirekire ariko kukivuga biragoye. Ni ibintu byiza byo kwishimira kuba twamusezera, ariko nanone kubivuga biragoye. Pasiteri yagiye aducira kandi makuru, akadufasha muri byinshi twakoraga, kuko twe imbere ye twari nk'abana, ariko akatwihanganira ibyo twakoraga byose, yaba mu mafuti yaba mu byiza. Yagiye atwigaragariza, yagiye atwiyereka, ndetse agakora n'ibyo twebwe twari gukora nk'abana. Turamushimira rero iminsi yose twabaye, turamushimira ibihe byiza byose twagiye tugirana, yaba mu masoroti yaba mu masengesho hano. Yagiye adukorera byinshi, ntabwo twabivuga ngo tubirangize turi hano, ariko wumve ko akora dusezere, aho ugiye muza komeza umanye natwe.
tumusaba haguruke tumuhe n'ishiti twamuteguriye wifite natambuke tumugezeho n'umugore we naze bahagararana mbere batubaze n'ishiti Amen. Amen. Mbere yo kuvuga saba abantu bose abashoboye gutambuka batambuka kugira ngo tugire icyo tuvuga duhagarara impuza shimira Imana kuba tugeze kuri uno munsi wo gusezera pasiteri kubera ko Imana yamuciriye inzira Imana yo mu ijuru ishimwe pasiteri ntitwavuga imirimo yiwe ngo tuyirangize yakoze imirimo myinshi yabanye n'abamama yatubwiye inama nyinshi yakoze ibikorwa byinshi mu bamama Imana yo mu ijuru guhera umugisha pasiteri ni umuntu uzi uganduka cyane hari ikintu kimwe yageze akora iyo mpano uzayikomeze ikindi kandi ndashimira mama Junior mama Junior ni umubyeyi mwiza ni umwana muto ariko yatubereye umubyeyi mwiza mama Junior yaragandutse mu bamama mama Junior bavuga ko yatubereye umugisha nta musanzu n'umwe mama Junior namwatse ngo areke kuwumva ni umuntu wasabaga umusanzu wumva utikandagira udafite n'urubuga ayafite arayaguhaga ndibuka n'umunsi ku kindi cyumweru cyo hirya hari umusanzu twaza twakaba mama niwe muntu wampaye amafaranga wa mbere rero mama Junior ni umubyeyi mwiza Imana yo mu ijuru iguha umugisha Imana yo mu ijuru iguha umugisha uzakomeza uzagandukire n'abandi aho uzaja uzakomeza ugandukira abamama rero tugiye kubaha impano abamama twese duheze famiye ya pasiteri Gasore kandi ikindi babwira mama Junior nzi ko yadusezeranyije ko iyi misanzu twaza dutanga agiye gusiga amafaranga yiwe hari umuntu wabimbwiye ngo yamubwira amafaranga arasiga none ko murumva uwo muntu adasanzwe ko murumva ko adasanzwe rero tumwigireho twese tuganduke iyi ni imirimo tuzahemberwa rero nimutambuke duheze famiye pasiteri impano murakoze cyane reka twakira yumbe sawa reka natwe tuvugeho gatoya umushumba pasiteri reka nsaba bene data batambuke Kazungu na Diama na Felix Ntahari nsaba bene data Izuru nsaba Bakibonge bakanoro bari hafi mutambuke na babazuri duhagararana Yerusalemu abari hafi y'umuze turikunda bene data rimwigana aba bose n'abayumbe baratwaye twuduhagararanye Bwana sifiwe reka mvuga amagambo atatu gusa turashimira Imana mu ijuru ko iciriye pasiteri inzira